Anasta abantu bari mu ruhungabangabo niko navuga bibaza ati Shampiona none irakomeza nyuma yaho amakipe yose cyane avuga uturere twose ubu turafunze abantu nta ngendo zemewe hagati y'uturere cyangwa kujya mu mujyi wa Kigali abantu bibazaga ati iyi Shampiona irakinwa ite ariko ku munsi w'ejo navuga ko ministeri ijejwe cyangwa ifite inshingano za siporo mu maboko yayo yashyizeho umurongo. Nibyo abantu benshi bari bakomeje kugenda bagarukaho banibaza batise iyi Shampiona y'u Rwanda isa naho rwose ibura umunsi umwe wonyine kugira ngo isozwe biraza kurangira bite batese nk'ama equipe hatanira igikombe bwo ndabara equipe ya AS Kigali ndetse na equipe ya APR kuko niyo makipe n'ubundi ubona afite amahirwe menshi ku gikombe biricyashoboka cyane na AS Kigali ko yatwara iki gikombe nubwo mbona rwose bisa naho biri kure cyane nabibonera mu ndorerwamo ya kure ariko rwose ku mabwiriza mashya rwose agenga ibikorwa bya siporo n'imikino hirindwa COVID-19 kuko ministeri ya siporo yabishyize ahagaragara ngira ngo wenda ritangazo reka tubanze turinyuzemo amaso Heriti hashingiwe ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri yo kwa 21 kwa gatandatu 2021 irebana n'ingamba zo gukumira kwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 Ministeri ya Siporo itangaje amabwiriza akurikira ya mbere hari ibikorwa bya siporo bikorewe hanze bigakorwa n'umuntu ku giti cy'ibingi bigomba gukurikira birakomeza kwiruka cyangwa se jogging ndetse imikino ngororamubiri atletisme gutwara igare cycling kugenda n'amaguru hiking golf tennis table tennis akaza tennis badminton akaza skate akaza squash akaza iyo bita automobile sport akaza imyitozo ya siporo ninja rugamba karate taekwondo boxing fencing kungufu ibingibi rwose ikozwe hatabaye gukoranaho ibingibi biremewe cyane hanyuma imyitozo n'amarushanwa Shampiona by'amakipe bizakomeza kubahirizwa ibi bikurikira icyo kintu abantu baracyumva imyitozo Shampiona n'amakipe ubwo wenda n'ikiciro cya kabiri naho rwose urabizi ko mu minsi yavuva Shampiona birabitangiye wenda nabyo turaza kwegerwaho urugaga cyangwa se ishyirahamwe urugaga cyangwa se ishyirahamwe bireberera umukino bizajya bisaba uruhushya mu karere kugira ngo ikipe yemerewe kugasohokamo Ministeri ya Siporo n'inzego z'umutekano bigomba kubimenyeshwa uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bw'akarere ikipe iturukamo nyuma yo kugaragaza ibisubizo by'uko nta bwandu bwa COVID-19 urugaga cyangwa se ishyirahamwe birebera umukino bizajya bimenyesha ubuyobozi bw'akarere ikipe yakiriye barizwamo bimenyeshwe ko bihawe uburenganzira bwo kwakira umukino hagendewe kukubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 ingendo zizajya zikorwa kubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19 nta muntu wemerewe kwinjira ahabera imyitozo cyangwa se umukino kiretse abakinnyi abatoza n'abayihagarariye amakipe y'igihugu ari mu mwiherero yitegura imikino mpuzamahanga yemerewe gukomeza imyitozo yayo naho amakipe y'igihugu atarahuriza hamwe abakinnyi azakomeza imyitozo yayo mu cyumweru mu cyumweru impushya z'abakinnyi baturuka mu turere dutandukanye bitabiriye imyitozo ikipe y'igihugu zizajya azisabwa akarubaruko nko bimeze nsoza nuko bigaragaza ko abatanduye ndetse n'amabwiriza yo kubahirizwa mu gihe bari mu ngendo ubwo ni kuri ibyo ngibyo kuri ama equipe y'igihugu n'abakinnyi urugaga cyangwa se ishyirahamwe bifite amarushanwa mpuzamahanga y'ama equipe y'igihugu cyangwa se club bisaba uruhushya rwihariye rwo kwitegura bikagaragaza ingamba zashyizwe zo kwirinda COVID-19 inzu zikorerwamo ibikorwa bya sport gym zigomba gutangaza amabwiriza y'ubwirinzi bwa COVID-19 areba abazigana bose abaganiza inzu ndetse n'abakozi bazikoramo bagomba kuba bipimishije COVID-19 kandi ibisubizo bikaba bigaragaza ko nta bwandu bafite ibisubizo by'abagana izi nzu n'iby'abazikoramo bigomba kumara iminsi 7 uturere dufite stade harimo n'akarere ka Ngoma nako bwako kiyumve zishobora kwifashishwa abaturage bakora siporo zo hanze
ku buntu ku giti cyabo bategeranye dusabwa gushyiraho uburyo bwo n'uturere bwo korohereza kuyikoreraho kuyihakorera plutôt uturere kandi tugomba kugena amasaha bemerewe kuyikoreramo ndetse tugakurikirana uko ingamba zavuzwa haruguru n'izisanzwe zo kwirinda COVID-19 zubahirizwa. Ingingo ya nyuma, stade Amahoro izajya yakira abakora siporo mu muzenguruko wayo kandi bategeranye guhera ku saa 12 z'igitondo kugera saa 12 z'umugoroba. Munyangajoro Mimosa, Minisitiri wa Siporo, niwe rwose washyize umukono kuri aya mabwiriza. Numva rwose kari amabwiriza twavuga ko atoroshye, na amabwiriza rwose twavuga ko atoroshye. Byumvikane ko shampiyona ku munsi w'ejo irakomeza nta kabuza. Ku munsi w'ejo shampiyona nta kabuza rwose irakomeza. Ibi ngibi ama ekipe yose ubona ko n'ubundi abakinnyi bari basanzwe baba hamwe kandi bose bakagenda n'ubundi bipimishije ibisubizo byose bihari. Ubwo igikurikiye no kureba ese kuba perezida w'ama ekipe muri minsi twagiye twumva abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bava mu makampu y'ama ekipe. Ejo bundi mwarimo mubigaruka rwose n'imo mbakurikirana nibereye rya Ruvumbu wagize ari cyagasohoka ndetse na ni Javitari Urega bakagenda bize mu mukino ikipe ya Rayon Sports yatsinzwemo na Rutsiro 2-0 nubwo banakinnye. Ibi rero nakazi gakomeye no kuba perezida w'ama ekipe. Buriya ntabwo Eric bajya bicara ngo baryame, ntago baryama. Umukinnyi ni nk'umunyeshuri buriya nubwo baba ari bakura kajana ariko bisaba kumukontorora bifatika. Hari abantu bafite utugeso tw'agacupa biba byarabananiye. Haba baje afite Urega nabizije ngo ngore bazotse ngo bajya kwiryohereza i Nyamirambo. Neze na Sefu numvise ko byanze kandi zina discipline na karume bamwe ikipe ya PL cyaka bikara wamuntu. Bitewe n'igihe bamaze ngo birumvikana ku munsi w'ejo Marine na Bugesera kuri stade Ubworoherane, AP na Rutsiro kuri stade Huye, Asigaye na Polisi kuri stade ya Muhanga, Rayon Sports na Espoir kuri stade ya Bugesera. Ni ku munsi w'ejo imikino yose iri ku saa 9 mu gihe amakipe ahatanira no kuguma mu cyiciro cya mbere. Gorira iri na Mukura kuri stade Bugesera ni saa 6, Kiyovu Etincelle Bugesera saa 6, AS Muhanga Gasogi saa 6, Sunrise AS na Musanze saa 6. Urumva ya makipe yose ari hepfo bashyize ku saa 6. Impamvu Eric ibingibi babikoze kugira ngo birinde match fixing. Uzi byavuzwe kuri match ya equipe ya PL na Marine. Ni byinshi bati APR baba ateguye, bati Marine yagerageje guharira Mukuru ibintu nk'ibyo gutyo. Noneho muri ama equipe ho bisa nibikomeye. Mukura, equipe ya Sunrise, equipe nka Gasogi United, izi zose ziri mu gatebo ko kumanuka. Gukurikira AS Muhanga yo deja byamaze kurangira yo tayari yamanutse. Rero niyo mpamvu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko ibi bintu nanabikunze rega tujye tuba professionalisme mu buryo dukora ndetse mu ma equipe yacu. Uyu munsi wa none abantu bakubwira bati Mazima Kandre uyu muzamu wa Gasogi United si ari gufatira Gasogi United Mazimaka ngo yigeze guhamagarwa bati koko Mukura ikipe yabereye kapiteni urayire tuyireka igende. None se ibi bintu bya tuyireka igende nyine tujya tuzireka zigende. Ejo bundi mugenzi wacu Nyirimana Leonce niho wabigarutse aravuga ati AS Muhanga tuyireke igende. Arongera avuga ati tuzireke zigende ziza zikompete tuzanabona na rwa rwego rukomeye rwa shampiyona y'icyiciro cya 2 mu Rwanda. Ukomeye uyu munsi tuvuga ko icyiciro cya 2 mu Rwanda gikomejwe no kuba Etwari irimo, gikomejwe no kuba equipe ya Sorwata zirimo, nizo kipe ziberemo inkecuru kandi zinarimo zinakomeye. Anytime ziba zihabwa amahirwe yo kuzamuka. Meme tukabara ikipe nka Rwamagana City, tukabara ikipe nka Kirehe nta gihindutse rwose iki cyumweru cyangwa icyumweru tugiye gutangira iraza gukambika hano Rompuwe niyo makuru mfite bakaza kwitegura. Nahoze mbona abakinnyi benshi bakiraga muri Etwari barabasahuye. Benshi bari muri Kirehe, abenshi bakiraga muri Etwari bari mu ikipe ya Rwamagana City. We nabyo ndatuzagira umwanya tubigaruka tuvugisha nano bo muri Kirehe naboze batangiye kubona. Urabizi ko Ndeme Fils yarafite amasezerano yo gutoza ikirehe yaratararangira ariko ku makuru mfite nayo ko Ndeme Fils ari buze kwa kwikipe bakayiha undi mutoza. Ibyo ni ibintu mfite ariko nyine izi za Mukura za AS Muhanga na za Sunrise zimanuke tubona icyiciro cya 2 gikomeye. None se umbwira ko niba unaniwe guperforminga type of performance yawe
ikunaniye mu cyiciro cya mbere, jewe icyo nasaba ntituzabonemo bya bintu byo kuvuga ngo ngese ngo bizagenda nka Kiyovu na Gicumbi ngo turezireke ngo zimanuke. Ntacyo ferwa firi buze kubihomba Mukura nimanuka, AS Muhanga nimanuka, zizagera zongere zimanuke zirwane zikomeze. Uyu munsi wa none Atarako yaraje twara igikombe cya Shampiona ica hiragenda. Ntago byabuje Shampiona y'u Rwanda gukomeza no guhindagurirwa amazina buri gihe. None se twigeze tubona byibura se ziragumamo ngo n'abatera nkunga baba bo muri Shampiona baze bamaremo igihe? Siyo kibazo s'abantu bibaze. Nizimanuke nyine, nizimanuke zizaze. Eregerike hakubeshye umuntu aramutse aje iwawe ninzi wawe ntuzanyakira kubera ko naje kugusura cyane rwose. Bigendanye wenda naho waturutse nshobora kuzaguhereza imperekeza cyangwa se impamba, sibyo? Nabo nibaze bazazamukana impamba bakwe mu cyiciro cya kabiri, baze bakompete kuri rwa rwego rukomeye. Ntabwo ngewe nshaka kumva ngo ikipe ngo ni Mukura ngirakomeye jugujugu ngo ntabwo dushaka kimanuka. Why not ikipe itari buze kumanuka? None se utekereza ko Akagera gakubitwa ibitego 10 cyangwa ikipe nka Nyagatare FC kubitwa 20 yirabyishimiye? Oya, ntago yaba ibyishimiye, ariko kuko ari rwo rwego iriho iremereka byakira nyine irabyakira. Mukura rero na Gasogi na izo kipe uko ari eshatu dore ngaho ndi ntuze gutungurwa ikipe y'Igorogota imanutse mu cyiciro cya kabiri. Sunrise birashoboka, cyangwa Gasogi United, amakipe rega yose nayo tatu ubundi ni ari guhabwa amahirwe yo kumanuka. Ukamukira kuri aya makipe Anastazi ni ikipe yamukuraho harimo n'umusore rwose bitangira Saidi wamaze no kwaka iretre nabivuga mukaya mu ngingo twibandeho. Reka tubanze twumve ibyahari yihuye, urumva kumve mukanya mugenzi wacu wabita Charles Namwemezi amakuru yihuye abayazi cyane. Amaze kuvugisha abantu biwereka mukaya twumve, ubwo tuze twinjira mu ikipe ya Rayon Sport nayo biri kuvuga ko abakinyi basabwe gusubiza ibikoresho bakiri. Nta muntu wemerewe gusoza Shampiona afite na shozibure. Ariko ibi ni byo nda turabigarukaho. Reka twatwumva ibya Mukura mukanya turagaruka. Murakoze bwana MD, twifuza ko bazatwumvise hari amakuru ari kuvuga ko umukinnyi wa Mukura Victor Sport Iragire Saidi ari gusaba gutandukana na ekipe. Ese ayo makuru ahagaze ate muri ekipe? Ni ukuri cyangwa n'ibya bihuha biba bitambuka hirya no hino mu bitangazamakuru? Amakuru ntabwo ndayamenya, icyo nzi gusa ni uko bino minsi ari mu rugo kuko twamusabye ko bari mu rugo, ariko amakuru nanjye ko turimo gutegura imyitozo ntabwo nari nayamenya. Andi makuru none ari kuvugwa ko mu rwego rwo kwitegura imikino ibiri isigaye ya Shampiona ubu ngubu mukambitse cyangwa se mucumbitse mu mujyi wa Kigali. Ese nibyo koko muri Kigali cyangwa muracyarihuye mukitegura uno mukino wa Gorira mufite ku munsi w'ejo? Ngira ngo icy'ingenzi ntabwo ari aho duherereye kuko burya biba ari ibanga ry'uburyo bwo gutegura ibintu. Uyu munsi turakorera imyitozo ku kibuga cya Bugesera nk'uko amategeko abyemeza. Kuva no kuvuga yuko rero turi Bugesera. Hanyuma se ino mikino ibiri isigaye urabona ni imikino iri decisive kuri ekipe ya Mukura Victor Sport. Ni muri kuyitegura gute kugira ngo murebe ko mwabona resultats zibafavoriza kuguma mu cyiciro cya mbere? Yindi mikino isigaye umukino ejo ku wa gatanu umukino ku wa mbere, kandi nta kindi gisabwa no kuyitsinda yombi. Rero bivuze yuko ingufu zose niho zashyizwe kugira ngo itegurwe neza kandi itegurwe iganisha ku ntsinzi. Rero turi mu gutegura ndetse gukora cyangwa kuganisha ibitekerezo cyangwa imikorere na gahunda zacu kuri iyo ntsinzi. Hanyuma rero tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa mwaha abakunzi ba Mukura Victor Sport dore ko muri no minsi barimo baribaza ukuntu ekipe ishobora kuba igiye kumanuka mu cyiciro cya mbere? Mugira ubutumwa mubaha kugira ngo bareke kujya n'uwo mutima uhagaze cyangwa n'impungenge yuko ikipe yabo yaba igiye kumanuka muri deuxième division? Murakoze. Icya mbere ni kugira ngo buze yuko ubuyobozi bitoreye, kandi ubuyobozi cyo bugamije no kugira ngo bukore icyo bakunze cyangwa bafanana abantu muri rusange baba bifuza ku ikipe. Bura navuga ko twese turi gukora ibishoboka byose kugira ngo dutsinde izi match zisigaye,
kandi bishoboka yuko tugomba kubishyira mu bikorwa no kuvuga ngo rero turabasaba yuko bakomeza kuba inyuma ikipe kuyishyigikira kuko byose biracyashoboka. Mukura arya ngo yahindutse amaki amahindura ya Mukura yahindutse amahindu kuko Mukura Victory Sport aya mahindura yongewe nsigaye nyashaka nkayabura sigaye nshaka amahindura ya Mukura Victory Sport nkayabura uyu munsi wa none abanyehuye niba hari ikintu kibarwaje umutima uwavuga ko abafana ba Mukura bameze nk'abafana ba Rayon Sport ntiyababeshye ariko noneho naba nabareyo ibya Mukura byo nakamaramaza kuba ikipe yari imaze imyaka 10 mu cyiciro cya mbere ikaba igiye gusubira mu cyiciro cya kabiri ikaba igiye mu cyiciro cya kabiri reka kuvuga ngo igiye gusubira mu cyiciro cya kabiri kuko nge ntayo nzi mu cyiciro cya kabiri unibwo nangiye kubona ikipe ya Mukura Victory Sport mu cyiciro cya kabiri ariko ibi bikagendana n'iki bikagendana nuko buriya ekipe Erika baba yirimo hari ubwo bayikorera cyangwa se bayikinira ubona badafite ubushake. Mukura Victory Sport ntacyo yabuze. Olivier uri kwiyamamariza kuyobora icyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yamennyemo kira kitu amafaranga arahari muri Mukura nta kibazo na kimwe. None se Mukura ya bya bibazo yo muri ya myaka ishize y'ibibazo urabyibuka 2019 2020 hafi aho ngaho niba mbyibuka neza nibyora 2019 yego 2019 urabyibuka ko ni ya kipe yarangwagamo ibibazo bagaha abakinnyi amezi 4 ngo bazaba babishyuye akarangira batabahaye bakabongera ndabiri gutyo ariko uyu munsi wa none wambwira ngo ni igiki gitumye ikipe ya Mukura Victory Sport ya Mevesi manuka mu cyiciro cya kabiri. Ya bindi se duhora tuvuga mu ikipe amano mu makipe mu Rwanda ejo byo navuganira na Leonce ari kumbwira ngo ibintu byabereye muri Ice Muhanga abakinnyi bakabazana ugasanga marapasura n'abantu nka 5 ugasanga umuntu muri komite ne ubwo yivugira ati ngiye nibwo nyibimenya kangiye kubikurikirana kandi ikipe yamanutse nibyo byose bigenda bivugwa ugasanga rwose ikipe yazinye abakinnyi batari kuri calibre bitewe n'abantu bashakira abakinnyi nabyo byabaye Huye urabizi buryo uramutoza yaje uribuka ko yaje agasa Rudolphe si bamuhagaritse ejo bundi wamenya yaraje ate uribuka abakinnyi yasanze akavuga ati nakubeshye atabakina ntago nabakinisha ari ubyivugiye ari umutoza none se ubwo ibyo urumva atari ibyo byose nyine urumva rero ibi bintu by'urucabana no kuba wakumva ko ngo ushobora kuba uzagabana n'uwo urimo urakoresha nabivuga kubatoze cyo nacyo ntago ari ubwa mbere kivuzwe hari abatoza bameze batyo bakiri muri Shampiona y'u Rwanda hano bari gutoza ama equipe hano bapasura turyeho utapasuye rwose no kubona umwanya bikaguhenda bikakugora bikaguhenda rwose uyu munsi wa none sinzi niba wenda ibyo bintu bizacika ariko nkibaza ntabwo unyuzwe n'amafaranga n'umushahara uhembwa ushaka hari umukinnyi n'umuto yego mu Rwanda sinzi ko hari umukinnyi ushobora kuba ahembwa umushahara munini kurenza umutoza biragora ariko iburayi usanga abakinnyi bafata n'amafaranga menshi arenze ay'umutoza ahembwa birashoboka cyane ariko se nkibaza muri Mukura Victory iby'indirimbo ejo niba ejo nahoze ngukurikira mbakurikiye mvuga uti tubyo vore waririmbye ngo turiya dusore twambara neza baratuneba Leonce ati none yaririmbye ati turayibona irembera nose nk'indirimbo ivuga ngo Mukura twaje okay cyokora Mukura baje mu cyiciro cya kabiri ntago baje mu cyambere ahubwo baje mu cyiciro cya kabiri baje nyine babona mu cyiciro kabiri bari kuvuga ati twaje bamanuke turebe competition ku rwego rwo hejuru kandi nzi neza ko icyiciro cya kabiri kizakomera kubera iki kizaba kirimo ya ma equipe akomeye ariko ntago nzahita ko akomeye azaba asanze n'ayandi nayo yakomeretse ashaka kuzamuka iyo turunwa rero sinzi niba wibuka competition yabage mu cyiciro cya kabiri Rwamagana Sunrise
zikiri mu cyiciro cya kabiri. Iyo competition rwose yari competition ku rwego hejuru, gusa urumva ko kuri rwa Mukura rwose nabo bari kuvuga ati imikino ibiri ya nyuma turagerageza gukora ibishoboka byose kandi turizera ko bizagenda neza. Anasta bikomoje rwose uvuga ati turiya dusore twambaye neza rwose ku munsi w'ejo, avuga ati rwose yaba ari kuvuga ibindi kuri uyu musaza rwose Mavenge nako makanya gasubiyemo indirimbo, ariko byumvore ni kopito urumva, ariko noneho aka kanya noneho muri Rayon Sport noneho ngo mu gihe abura umukino umwe Shampiona irangire, abakinnyi bamwe namwe batangiye kubwirwa ati nyabuna utwo dushozibure utwo dusogisi kuba dufite ati mutangire mu depose kuko Eric bigendanye n'ikipe ya Sport turayizi, nta utwika inzu ngahisha umwotsi my friend, nta utwika inzu ngahisha umwotsi pe, biragoranye cyane. Rayon Sport yo muri aka kanya turayizi, Rayon Sport y'uyu munsi turayizi, tuzi ibibazo biri mu ikipe ya Murera, ibibazo biri mu ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe habura umukino umwe wa Shampiona nk'uko Eric wabigarutseho cyangwa se ubikomojeho, kugira ngo isozwe ha mu mayikipe 8 ahatanira igikombe cya Shampiona n'amayikipe aharanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Magingo aya ubuyobozi bwa Rayon Sport bwicaye buravuga buti aba bagabo aba bakinnyi tutagize gutya ngo tubafatirane tubabwire tuti enome cyangwa se uwari we wese uzi ko afite umwenda wa ekipe ya Rayon Sport cyangwa se materiel ya ekipe ya Rayon Sport, tutayibabwiye hakiri kare ngo babishyire ahabona, babishyira ahagaragara, bishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane. Kwisonga harimo Mugisha Gilbert barafinda, ibyo afite ntabwo mbizi. Hari Blaise Nishimwe, ibyo afite simbizi. Niba ari na contre shock, ari ni contre shock imirinda ndundi za contre shock za kuvure. Rero wese bwa Sport buti nyamuneka mbere yuko Shampiona irangira mushyire ibikoresho by'akazi hano bya ekipe, ariko ubundi niko byakwiye kugira. Urabizi natwe turi mu kazi hano, Eric uyu munsi wanone ushobora kuvuga utirasezeye cyangwa na stage nkavuga ngo ndasezeye, igikoresho cy'akazi nkagise niyo yaba ari carte de service, ariko ikintu ndayisiga kugira ngo ntazayitwaza handi nzaba ngiye. Ariko na stage cyunge ndi kwibaza, haracyabura umukino umwe wa Shampiona, uwo mukino nuraba ni gute ubwira abakinyi ngo badepose ibintu kari bakiri kwitegura umukino wa Shampiona, ariko se batabidepoze uyu munsi wa none urebe ko hari indi kipe iza kubikora. Rayon Sport ntabwo irahemba abakinnyi, iracyafite ibirarane n'imishahara y'abakinnyi. Uyu mukinnyi uyu munsi wa none utamubwiye uti okay Godion nkeka ko ntawe bayaka, Godi bari y'umukinnyi nkeka ko niyo ujya urayitwara, tujya tubibona mu yandi makipe ya none. Ariko uyu munsi wa none niba bakubwira bati ni Rayon Sport yambara jezi za miliyoni 24 z'amanyarwanda, jezi iri kufite ikabutura n'umupira, kutagira jezi imwe sinzi niba n'amasokoro kibajya bayabaka amakora yari kiti imyendo yose uratanga. None se tekereza ko ngewe uyu munsi wa none niba ari nk'umukinnyi wa Rayon mfite ibaro y'imyenda bampaye mbazemo na ya makoti y'imbeho buri kimwe cyose, eri ibyo bintu nindamuka mbijyanye naho bitavamo umushahara Rayon Sport mfitiye, undi uzaza azafata iki, azambara iki? Ni ikibazo nyine. None se izo kiti zajya zihora buri gihe ziva mu Budage muri Jako, ubwo umukino bafitanye na Espoir ejo barareba bitanze sino bitabaye ibyo biraza kuba ibindi bibazo, binagendanye n'uburyo ikipe ya Sport imeze. Ariko sinzi Rayon Sport ishobora kuba yarabaye insina ngufi koko bikomeye muri uyu mwaka. Birumvikana si ubwa mbere iki kintu kivuzwe. Rayon Sport babwiye abakinnyi bati ufite buri kimwe cyose cya ekipe nakizana. Hari undi munsi wigeze kubyumva? None ni ikikwereka ko Eric ibintu babigeze ku rwego rumwe twita karu Rwandabaga, Rwandabaga ibintu byageze Rwandabaga.
nuko mu ikipe ya Rayon Sport byifashe ariko birumvikana bavuga ibyo batabivuga ariko ku munsi w'ejo bafite umukino uzabahuza n'ikipe ya Espoir ubwo imvugo ubundi iri sportif urabizana star ntago bakabivuze kuri uyu munsi ubwo bamaze kubica mu mutwe tayari ubwo no kuvuga bari abasore biranagara ko nibashobora no gusubiza iriya myenda nabo bagomba kubanza kuvuga ati mutwishyura yacu reka dagupfa mu mutwe bapfe mu mutwe kera bapfe mu mutwe kera ntago abantu muri kutwumva ntimutwumve nabi ntabwo tuze gutuka ikipe ya Sport cyangwa se kuyisebya turavuga ibihari warebye match ejo mundi batsinzwemo na Rutsiro ibitego 2 n'umutoza Kayiranga Batista ntiyafashe babana Bukasa ajya gakinisha akababanza ku gateme agashyiramo bakuru babo twabonye iki bakina batanzwe musaruro ni Reyo ibakubita umupira ku rwego rwo hejuru ubwo nyuma yarivugiye ati waramwumvishije no kuri radio aravuga ati iyo dutsindira Rutsiro twari kwa tuyibye ati kuko yaturushaga byose noneho agashya ngo kabaye kuri match ya Rutsiro na Rayon Sport abantu batazi bakwibaza impamvu ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe bikabayobera cyangwa se bikayoberekana Batista Kayiranga ngo ku makuru mfite ngo akimara guhabwa izi nshingano zo gutoza ikipe ya Rayon Sport hari nibiri kuvuga ko ngo vice president Kayisire Jacques ngo yaba yaragira ishyamba Bukasa kugira ngo amunanize asezere bya bindi urumva ngo kugira ngo ikipe imunanire ayihereze Kayiranga Batista tutirengaje ko ari n'abakinnyi bamwe na bamwe ngo bavuye mu ikipe ya Rayon Sport kubera Kayisire Jacques ibyo ntago tubihagaho ntitubite fact ariko nibivugwa wenda tuzagira umwanya tubahamagare nk'abayobozi ba Rayon Sport tubwire koko niba ari no Batista Kayiranga arazabwira ekipe yose turomonde nta numwe asize burani naho baruvumbu bahereye bivumburana baja Vitali urega aravuga ngo ndashaka buri umwe wese uri hano anyereke koko afite ububasha bwo kuguma mu ikipe ya Rayon Sport ari nayo mpamvu uri buze kubonamo abazamu abandusore batandukanye uhereye ku muzamu kuri uyu muzamu wa Rayon Sport utari Adolphe Bashunga Abuba uri mu basohoka bakava mu ikipe ya Rayon Sport uhere kuri Jean Vitali Orega uri mu basohoka Omar Sidibe buriya kudakina ngo byatewe na Kayisire Jacques kudakina muri Rayon Sport uhere ku bandi abasore usibye Kerema ku makuru mfite usibye Kerema Kibungo na Breze n'undi musore ntari kwibuka abo nibo bantu totaroma bari kwisonga y'abagoma mu ikipe ya Rayon Sport ariko gukomeza imbere ba Rudasingwa Prince ariko giye buranshwa kuba nababazwa n'umuntu Rudasingwa Prince avuye muri Rayon Sport uyu mwana ku myaka ye byibura gerageza kugaragaza ko hari urwego ariho ariko nyene on sait jamais ubuyobozi bwa equipe bufite uko bubibara sibyo none byo nakubwiraga azavuga atoke mu nkomfirime ko muri abakinnyi bazaguma muri Rayon Sport niko gufata ikipe ya mbere reka myite kari ya mbere ayibanza mu kibuga bayiriye bingahe bayire debia 0 Kayiranga ati se uru ni rwo rwego rw'abakinnyi bazaza kuguma mu ikipe ya Sport bazaza guhangana ati nta kipe dufite nkuko warubivuze uti nkuko yavuze ngo ngiyo batsinda Rutsiro ngo bari kuba bayibye bari no kuba bayibye cyo kora Rutsiro ku rwego rwo hejuru ugereranije na equipe ya Rayon Sport y'uyu mwaka nuko muri Rayon Sport imeze ubwo birumvikana nyine bitangiye kuvugwa gutyo ubwo nabo bumva aho ibintu bigeze mugana na Stars ati bigeze iwandabaga ubwo bose nibagira ngaha bajye kuzungura base birumvikana ariko ni ibintu twagendaga tubonesha amaso ariko ubwo turizera ko rwose ababishinzwe bari kugenda babirebera hafi na Stars turi kugenda urabona tuva muri aya makuru yo mu Rwanda ko amatora ya Ferwafa yahumuye ni kuri iki cyumweru birumvikana mu kanya yashyirwagaho n'amabwiriza agiye atandukanye yuko abakandi abantu bemerewe gutora ku munsi w'ejo bagomba kuba bagize hariya kwishyira muri umupira w'amaguru mu Rwanda kugira ngo bagire ibyo bapimwa birumvikana harimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 kugira ngo hatazagira umuntu uzajyana ubwandu muri ayo matora ariko sinzi ikintu wavuga gato Nzeyimana Olivier kandi numva uri kuvuga ati rwose yaciye amarenga yuko ashobora kuwongera umubare w'abanyamahanga ariko Ruwi nawe yavuze ko mu migwi n'imigamba azanye agitorwa mu cyumweru cya mbere arahita ashyiraho kompetisiyo y'abato ndetse
afite n'undi mugambi cyangwa indi migambi yo gukomeza icyiciro cya kabiri. Abo bagabo bo kumva byatangiye gushyuha. Wenda Eric ntaguce mu ijambo, ibi byaro bimeze nk'ikinamico ya mukabwagaju, bimeze nk'ikinamico ya mukabwagaju. Uwo ari we wese uje kwicara muri iyi nyubako azavuga ko aje kuzamura competition y'abakiri batoya. Naho aza mwumva ejo bundi aganira n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ngo barashaka no gushyiraho ngo mize y'amateka muri ranferwa fango ngo umuntu ngo kugera kuri umunsi wa none ngo ntago ushobora kubona ngo ifoto ngo ya 2004 ngo tujya mu gikombe cya Afrika ngo president w'icyo gihe 2004 ninde. Ntabwo abanyarwanda dukeneye kumenya uwayoboye ferwafa 2004, dukeneye kumenya hanyuma saba tuzi bo bayiyoboye bayigishije kuki. Uyu munsi wa none urwego rw'umupira w'amaguru mu Rwanda ruri kwihe karibre. Uyu mugabo Ruwi simwangisha abantu n'abashaka kumutora bazamutore, ariko bigendanye n'urwego rwa Shampiona y'u Rwanda turiho, urabiza agifite umwanya mo hariya numwe mu bantu banze umunyamahanga cyane, anatowe nta gitekerezo afite cyo kongera abanyamahanga. Kandi uyu munsi wa none turi kubona urwego ruciritse rwa Shampiona yacu y'u Rwanda kubera ko nta munyamahanga dufite. Uyu munsi wa none ntabwo tujya tubona igihugu cy'u Rwanda kijya kwigira ku bindi bihugu byateye imbere se, wenda n'ibindi bihugu nabyo bikaza kutwigiraho. Kubera iki bifata uwo mwanya? Niba twari tumenyere competition abanyamahanga, turi kubona Rayon Sport ifite abanyamahanga gusa, Polisi na APR ni abanyarwanda, tuzabona n'izindi kipe zaje gufata abana b'abanyarwanda. Ese uyu mwana w'umunyarwanda wubwe azatugeza kuki? Nta barimu b'abanyamahanga uzi baza kwigisha mu makaminuza ndetse n'amashuri ya segonderi mu Rwanda. Turabazi benshi cyane. Kuki ngenda bazi hari ababanyigishije bangahe barenze bane. Umuntu wayoboye UR imyaka yari umujyi, kaminuza y'u Rwanda iyoborwa n'umunyamahanga. Ariko kubera iki ubwo bumenyi bari kumubonaho urwo rwego ashaka gushyira. None se uyu munsi wa none ruwituza kumutora kubera ko avuga ngaraje kuzamura ngo abana kada Eric fata development y'abana ngo namwumvise ngo ni imigabo n'imigambi simbitera ishonti ngo uyu munsi wa none football feminine ntikigikiwe. Niryari zashyigikirwa uyu munsi ugiye kuganira na Ndabuke ikubwira ko akarere ka Ngoma nta support kayiha. Girya kimara president wa Ndabuke kugira ngo ikipe ibeho. None se ministeri harya ni sport si batanga ingengo y'imari buri mwaka Ajya kurese ejo bundi ngane na gitifu umurenge wa Murama mugirwa na Kesharire niwe muntu ufite ikipe y'abakobwa ikomeye mu mirenge 10 n'igize aka karere ka Ngoma. Yatwaye n'igikombe cy'umurenge Kagame Cup. Yaragitwaye haraha kurya ndabizi. Iyo kipe iri hehe uyu munsi wa none wabona kandi ubwe gitifu Sharire heka ko n'abadukurikiye numwe mu bantu birya bakimara kugira ngo ikipe y'abakobwa ikomereye Murama. Ariko wenda ngendanye n'ibya Olivier kugira ngo n'abantu tubakire ku murongo wa telefone twumve ibitekerezo byabo. Iki gitekerezo cya Olivier ndagishigikiye cy'abanyamahanga. Uyu munsi wa none kuba mukuri rindi mutsimanutse hari nukubera na absence y'abanyamahanga. Ariko nabo abanyamahanga Anastazi nabo haze abanyamahanga bakomeye. Naho dushaka babanyamahanga bavuye muri babandi baza hariya ko wigeze ugera hariya kurya nyuma hariya ku myitozo hariya kuri tapiru uri abantu b'abakongomani. Ariko birumvikana na Ruwi urumva ko afite navuga ko imigwi n'imigambi yari myiza. Ni myiza. Ikibazo ni ukujya mu bikorwa, ni ugushyirwa mu bikorwa. Gushyirwa mu bikorwa rero ibi birashoboka kuri Ruwi niba mugiriye icyizere bakamutora sibyo. Erega ntitwagize amavuba akomeye arimo abanyamahanga cyane rwose. Ubu si umunsi wano dufite ikipe twajya hara tukiyamatsa nk'u Rwanda tuvuge ngo dufite equipe nationale. Ntabwo twatubeshya abantu ariko tubeshya abanyarwanda. Birumvikana yaba ku munsi w'ejo yaba ku wa gatandatu ndizera ko izaba imwe muri debat tuzaganiraho tugiye n'amahirwe yo kwakira abo bakandida hano buri umwe nawe ukamatora ari ku cyumwe nta gihindutse ariko urabizi ko bihinduka ku wa gatandatu cyangwa ku munsi w'ejo dushobora kwakira nka Ruwi, ku wa gatatu tukakira Olivier nabo bakatubwira uko bimeze ndetse n'iyo migwi n'imigambi turi kubasomera bakaba bayibwira abakunzi ba MTN Sun Sport. Ku murongo wa telefone hari umuntu umwe cyangwa babiri tukabakira ubundi tukageza ku mugabane wa Afurika. Halo. Ego.
Anasta uraho. uraho neza Ubwo ni Robert w'Ikarongi. yego Robert w'Ikarongi Mumeze neza se? tumeze neza turakomeye urumva ko amajwi yacu araturagurika nta kibazo Natwe nangaha tumeze neza. yego Robert yageze abagira ngo twumve arakoze cyane abantu b'Ikarongi tubasuhuza ariko niba ari ahantu hakeye ni hariya we yes Gute. tumeze neza Ateza abanyamahanga. Pereza gura abanyamahanga. APR se ibyo ntabwo nta gitekerezo gihari ariko nabo ndabona rero bizaganisha none se ubona ijya hanze igakora iki nawe ubundi Resiporo nirekere byarayinaniye Resiporo nirekere byararangiye Resiporo nirekere sawa arakoze cyane reka twakira umuntu wa nyuma ubundi twishyize ku mugabane wa Afurika kuko urabona ko rwose abantu baba baduteze amatwi bari benshi cyane yagereye Anastarika twishyize ku mugabane wa Afurika nibyo twabikomojeho Shampiona ya Tanzania ku munsi w'ejo yarakinwa kibe bita Gwambina FC itsinda Dodoma Jinji 2-0 ariko birumvikana ya mikino ibiri kuba abo inkuru izamutse aka kanya uramuza umukongomani bita bamwita nde uyu mukongomani rwose wabaye no muri FIFA uyu mukongomani bita nde sisa FIFA kanso uyu mukongomani izina rye ko rikunjabuka bamwita Omar uyu mukongomani rwose ngo hari imikino hari inama yaberaga hariya yakiriye icyo bita la during negotiation hari impano yakiriye bamaze kumususpenda ariko FIFA yabwiye ati iyo mpano ntabwo hano zemewe urumva ngo yari vice president wa CAF ariko no muri FIFA urumva yarafitemo umwanya ngo yakiriye 56 by'amayero avuga ko we abyakira yavuze ko byari nk'ishimwe urumva ariko rwose ariko ibi bintu byo muri Afurika yewe njya mbona kuko ugiye no kureba ibinyamakuru byinshi inkuru byayanditse ari Afrique Foot yayihaye umutwe uvuga uti Constant Omar suspendia na par la FIFA ariko umuntu ukibaza uyu muntu yakira hariya ngo waruvuze ngo yakiriye 66 na magana bihwanye n'ibihumbi 80 by'amadolari simbona se rekada aya ni amande ariko yaciwe aya ni amande fine aya ni amande yaciwe sibyo se ndikubibona ridevra aussi sakite dini amande na amande yaciwe ariko iki gihano ntabwo gihagije kuko urebye ariko yahagaritswe n'umwaka amezi 12 atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru ubundi twagiye tubona n'abanyamadagascar bino bihugu bya Zimbabwe naki babahagarika burundu ari bagize guhagarika imyaka 12 none umuntu agaritse afite imyaka 12 azagaruka aza gusifura afite imyaka 60 baba ari agafaranga kenshi gatubutse birumvikana nuko nyine byifashe ku mugani wa rero twaganukaga ku munya Cote d'Ivoire nawe rwose bita izina sindi kuryibuka neza ariko nawe byari uko we byari ngo yari yakoze match manipulation yahitanze Anasta ku mugani w'Uburayi Cristiano yarakoze amateka Cristiano Ronaldo uyu muhungu w'Imadeira rwose arazafunjayi yaraye yakoze amateka andiko navuga nyuma rwose aza gukuraho agahigo katoroshye cyane kandi kanakomeye cyane kare gafitwe n'uyu mugabo w'umunya Iran rwose nyuma y'uko ikipe y'igihugu ya Portugal yaraye inganyije ibitego 2-2 na ikipe y'igihugu y'Ubufaransa
abantu benshi nahoze mbona bavuga ngo yari match ya gishuti ngo wabayemo ngo ntago bishoboka ubundi buryo kuko Cristiano amaze gutsinda penalty ya kabiri yanganyaga ibitego biramaze kwishyura abe ibitego bya Karim Benzema byagaragaye ko rwose umukino wese wa gishuti ba Paul Pogba bikinira uko bashatse ariko byatewe n'uko ama equipe urumva hagati ya Hongiriya yakiniraga na Mannschaft y'Abadage bakiniraga mu Budage bari bamaze kumenya uburyo rizati zihagaze ko gusa mbona ko Hongiriya yirangayeho Hongiriya yiranga kandi byari favorika ya equipe yose uko arane muri itsinda yashoboraga kuzamuka birangira Hongiriya cyaba hungu y'Budapest rwose Budapest abona ko n'imikino yaberaga yakubise stade yuko bana ibihumbi 60 ariko abonye abakobwa beza bari hariya abakobwa uri umukobwa wamaze Cristiano afashe umupira inshuro zinga ekuga tirekereka ntabyo nigeze mbona uko imikino yagenze mu itsinda E Slovakia yatsinzwe na Espagne ibitego 5-0 mu gihe Sweden yatsinze ikipe ya Pologne 3-2 mu gihe mu itsinda F Budage bwanganyije na Hongiriya 2-2 Portugal itsinganya na Ubufaransa 2-2 aya matsinda abiri yaburaga na Stars kugira ngo tumenye amakipe azahura mu mikino ya kimwe cy'umunani niyo yaburaga kugira ngo tumenye amakipe agomba guhura mu mikino ya kimwe cy'umunani rwose yamaze no kuba ijyagaragara afishe mbona kuri uyu wa gatandatu rwose ku isaha y'isa 12 Pays de Galles zamanuka mu kibuga n'ikipe ya Denmark Ubutaliyani bumanuka mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya Autriche ku isaha y'isa 3 turi hano live Ubutaliyani na Autriche ahangaho rwose hanyuma ku cyumweru Ubuholandi na Repubulika ya Czech ya Petr Cech ku isaha y'isa 12 mu gihe Ububirigi na Portugal ku isaha y'isa 3 match rwose tuzabagezaho nta kabuza hanyuma tariki 28 bizaba ari kuwa mbere Croatia na Espagne saa 12 Ubufaransa n'Ubusuwisi Ubufaransa n'Ubusuwisi Shakiri akubitana bapo Zerdani Shakiri hanyuma kuwa kabiri Ubwongereza n'Ubudage ku isaha y'isa 12 ariko iyi match yo iyi nta kabuza twakayigeje kuba turarwana iya saa 12 iyi ni nk'ihame buriya tuzavugana n'abayobozi hano b'amakuru hanyuma saa 3 Sweden na Ukraine ariko Espagne izatwumva Croatia izatwumva Espagne tuzayikubita 3 Espagne nabonye Leonce ari kubangira gukina race game none se abanya Espagne ni cyo cyane uvuga ngo mu gifaransa ngo ni laissez-faire ariko noneho Croatia mu mikino iheruka dusa nk'abantu twabaye epuize ubu noneho tuzagaruka tutari na asire ahubwo noneho turi en forme du match nuko muri Euro byifashe birumvikana muri Copa America ni mugora Brazil kabisa yarayikubise ikipe bita Colombia nubwo bitari byoroshye ku munota wa 10 Colombia yari yafunguyeho bita Luis Diaz ariko Roberto Firmino arabwira ati ndacyahari nicyo gitego cya mbere yatsindaga muri Copa America mu gihe Casemiro kuri assist nziza cyane yarahawe na Neymar Junior de Santos nawe ati rwose ati Brazil acyari Brazil ubwo birumvikana indi mikino Brazil izabikina na Ecuador mu gihe Venezuela izabikina na Peru ni muri iryo tsinda amakuru nyande kugenda avugwa na Stars muri aya masaha Lionel Messi bidasubirwaho noneho yongeye amasezerano mu ikipe ya FC Barcelona nyuma y'ukwezi hafi bari muri negociation nibyo Lionel Messi nyuma y'ukwezi bari muri negociation rwose Lionel Messi uyu mugabo ntaho akigiye abaye umukinnyi wa equipe ya Barcelona eka ko buriya ni naho hanazarangiriza kariyeri birumvikana urebye uburyo ibintu bimeze kuri Leo Messi rapport yavuga ngo arashaka umuzano na Cristiano ngakora garanti ntago bishoboka abagabo ntago bahura ngo bakine umupira ahubwo umwe yagera kwiharira none na za Shampiona twitega ngo zirakomeye zaciririka Manchester na Dortmund ibiganiro biri ku musozo kuri Jadon Sancho ariko akagasore kaba amahitamo meza ya Manchester United kandi twabonye urwego rw'aka gasore rwose binagendanye no ku ikipe ya Manchester United buri aba bafite inyota y'igikombe miliyoni 75 izo ni nke cyane Manchester rwose yiteguye kuzirambika hariya Dortmund bakaziha Sancho mu gihe Tottenham noneho iri kuvuga ati Harry Kane nubwo ashaka kugenda
ariko Manchester City yavuze ati nyuma yuko kunagwira agiye nta yindi nimero ya mbere dushaka ni Harry Kane uyu mwongereza bitabaye byanga Harry Kane aba umukinnyi w'umuhanga ariko kubera ekipe aba afite cyangwa se nabo bakinana benshi hari abadatinya avuga ngo Harry Kane ngo ni umusaza ngo arashaje ariko Harry Kane ntago arasaza na ba Ronaldo baracyawutera mu gihe ikipe ya Tottenham nyuma yo kubura uwisimbuza uwo bita Jose Mourinho yongeye subira kwa Nuno Espirito Sancho barabwiye ati none waje ko ba Martinez bari kutugora bande bose bari kutugora ati watubari ukaza ubu no nugusaba no kwinginga ariko urabona aho bigeze anga Shampiona y'Ubwongereza irabura siki so kwezi kumwe navuga kumwe igagaruka igatangira kigero aho kiba kigeze umuntu aguca amafaranga nyine ukayamuha ko umushaka niko yabimeze hanyuma nahoze mbona ikipe ya Arsenal rwose bipfa bidapfusha Andre Onana uyu muzamu wa Ajax Amsterdam ese ibihano byararangiye reka da ntabwo birarangira ko ikipe ya Arsenal ivuga ati nubwo Onana ari mu bihano ariko bipfa bidapfusha uyu mugabo baramuhamije kabisa baramuhamije pe amezi 9 akora imyitozo iwe Arsenal rero abazamana rwose bavuga bati Andre Onana ashobora kugira gutya tukaba twamuzana nako cyane ikipe ya Real Madrid bari kwifuza cyane David Alaba kugira ngo aze kuba yabasinyira rwose nkuko nahoze mbona ibinyamakuru bitandukanye byagiye bibigarukaho sinzi wenda niba ubona yaba ari amahitamo meza kuba Madrid yasinyisha David Alaba ariko mbona ko ari ku rwego rwiza cyane rwo gusimbura Sergio Ramos Alaba rwose urabuze abasha gukina imyanya ibiri ukabasha gukina nka right back agakina nka central midfielder urumva yaba ari amahitamo meza ku ikipe ya Real Madrid ndabona saa 9 zihuje imyambi amasaha ahuje imyambi reka ngushimire nanjye reka ngushimire Eric wakoze cyane ngo MTN Sun Sport ni ku munsi w'ejo tubabwiye ati rwose mukomeze kugira igicamunsi cyiza